Baha ikaze abakunzi ba Miseka Boss Empire, kanizere ko mumeze neza, kanizere ko mwagize weekend nziza, nkomeza no kuyifuriza kugira icyumweru cyiza, intangiriro z'icyumweru. Nuko rero abakunzi ba Miseka Boss Empire, kambifurize rero ko tugiye kugirana ikiganiro cyiza, nge mugiye kubana ni Valentin nk'ibisanzwe. Ubwo ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, turahera ku birimo kuvugwa mu Rwanda, muri Congo ndetse no muri Iran ndetse na Israel. Ndumva ndabuze kuhasoreza aho igihugu cya Iran gikomeje kugira umuyonga Israel, ariko ntabwo muzigera mwumva nyine ibinyamakuru byabivuze. Mu by'ukuri ubundi iriya ntambara nuyireba ujye ufata nk'aho ari urugero nka Congo, umunsi Congo izaba yarashe mu Rwanda, umunsi Congo izaba yarashe mu Rwanda, kabone n'uyo Congo yakoresha umubare w'abaturage ifite, ikavuga ati mwinjire mujye kurwana mu Rwanda, ntabwo dushobora kubatsinda. Ubwo rero agahugu gato nka Israel kwishyira hejuru kagashaka kurwana na Iran, igihugu cy'ingabo, biba bigoye cyane. Ubwo rero ngo turi buze kuhasoreza kuri ibya Iran na Israel, ariko ndagira mbabwire ikintu kimwe. Burya mu Giswahili hari ijambo bakunda kuvuga ngo lazima heshima idumu. Lazima heshima idumu. Abantu n'isi igeze, abantu bagomba kubahana, ibihugu bigomba kubahana. Ntabyo kuvuga ati ngomba gukora ikintu kuko wampaye uburenganzira, wowe uri igiki. Ibihugu rero bigomba kubahana. Iyi system nshya rero ntabwo irimo guhira inkotanyi, kubera ko inkotanyi ni abantu barya kubera ko bavuye gukomba mu nnyo z'abazungu kugira ngo babashe kubaho n'igihugu cyabo kibashe gusavayivinga cy'u Rwanda. Niyo mpamvu mubona ko imyaka 31 irarangiye no kubaka igisirikare byarabananiye, no kubaka ubuhinzi ari ubuhinzi byarabananiye. Icyo bashoboye ni ukwica abanyarwanda, ni ukubasenyera, ni ukubabuza gukora, ni ukubabuza umutekano muri make, kandi bikozwe na leta. Iyo ni politike y'ubugome, politike mbisha. Ubwo rero muri izi ntambara zirimo kuba hirya no hino ku isi, ni ibihugu birimo kurwanirira kongera kwiyubaka kugira ngo byongere bisubirane za power zabyo, cya cyubahiro cyabo bahoranye kuva kera hose na kare. Ntabwo kugira ngo nkore ikintu ngo nuko Amerika igomba kubijyamo uruhare, kugira ngo nkore ikintu nuko Amerika yabyemeye, no, birimo birangira. Ubwo rero bari abantu b'i Kigali b'abakomba mbehe birimo kubagora cyane, kubera ko politike y'isi irimo irahindagurika nk'ibihe. Rero nuko rero bihagaze, banyarwanda banyarwandakazi. Bite ko dusimbukira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Igihugu cyacu cy'u Rwanda uyu munsi habaye gusinzi ngo umuhango ngo wa gisirikare wo gusoza amashuri, ngo wari uri kubera ngo ahitwa Nyakanama, ngo niho basoreje ayo mashuri. Ariko ntabwo twigeze tubona umuntu witwa Kabarebe, ntabwo twigeze tubona umuntu witwa Kagome wari wapfuye kera muri 2020. Ibi byose ndibuze kubigarukaho, ariko kuba cyo utabonye Kabarebe n'undi ushaka kwibandaho, kuki utabonyemo Kabarebe? Kabarebe buryo uko byagenda kose abagomba kugaragara. Kabarebe kuva yava muri cya kinama cya EAC cyabereye mu Bugande, kiriya kinama cyari kirimo na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ntabwo Kabarebe yongeye kugaragara ukundi. Bivugwa yuko yaba ari mu kaga gakomeye cyane, bitewe n'uko hagati y'itariki 6 n'itariki 8 z'uku kwezi, bivugwa yuko Kabarebe yasabye kari agatsiko ko mu mwijima, k'agatsiko ka FPR inkotanyi katagaragara, ari nako kayoboye igihugu, karimo Ange Kagame, karimo Jeannette Kagame, b'abakobwa bose ba Rugeni. Hari abantu benshi cyane bari aho munsi bayobora FPR inkotanyi batagaragara. Muri kandi n'abangaba b'ibikoresho biyita ba minisitiri n'abasenateri n'abadepite, hari abandi bayobora FPR inkotanyi batagaragara kandi babi cyane kurushaho. Bivugwa yuko rero Kabarebe yabakoresheje inama ku itariki 6, hagati y'itariki 6 n'itariki 8 z'uku kwezi, akabasaba yuko bagomba gutangaza iby'umurambo wa Paul Kagame, bagahita ko bareba n'uburyo ki bagomba guhita ko bamusimbuza. Niyo makuru ari kuvugwa hagati y'itariki 6 n'itariki 8 z'uku kwezi, ngo habaye inama ikomeye cyane yatinze yo gutangaza umurambo wa Paul Kagame, ariko hagati yabo ntabwo bigeze bumvikana ninde mu by'ukuri tugomba gupresenta imbere
ajye gusimbura uyu Kagome umaje gupfa, cyane yuko ugomba gusimbura Kagome, uyu ugomba gusimbura Kagome ni nawe ugomba gukomezanya n'amasezerano ya Amerika, ubwo n'amasezerano ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe niwe ugomba kujya kuyasinya. So bikomeje kugorana rero mu gihe uyu nguyu witwa Kagome uriya wambaye maske, kuko Kagome wa nyawe yapfuye 2020, Idamange yarabitangaje. Idamange ntabwo Idamange afungiwe ibihuha. Kambwire uriya musaza Gaspari, ntabwo Idamange afungiye ibihuha. Idamange ibyo yatangaje ni amakuru duhagazeho neza, ni amakuru ya nyayo. Kagame yapfuye kera. Uyu nguyu murimo kuvugiriza induru y'inonaha ni ibintu barimo gukora kugira ngo barebe buryo ki bashobora kwikura mu kiriya kibazo, kuko ari oblige yo kujya gusinya imbere ya Donald Trump. Uyu Kagame ari oblige yo kujya gusinya imbere ya Donald Trump. So bafite ikibazo kwa Donald Trump, hazajyayo wa mupadiri witwa Bideri, kwa Donald Trump hazajyayo wa mugabo muranutse cyane ngo wayoboraga FPR, kero bajye bihinduranya muri abo masura. Kwa Donald Trump hazajyayo wa mugabo w'umukomediye, wa mugabo w'umukomediye wajyaga wiganya Kagome yitwa Ndera. Hari umugabo w'umukomediye wajyaga wiganya Kagome mu majwi yiwe, ni David Kagame niwe uzajyayo. Ntibishoboka, hagomba kujyayo Kagome wa nyawe. So Kagame wa nyawe ntawe uhari, yapfuye kera, byararangiye. Barimo kureba ninde ugomba kuzajya gusinya hagati ninde uzaba uhagaze hagati ya Trump ndetse na Perezida Tshisekedi. Bikomeje kugorana mu gatsiko, ariko ibi byose nuko Kagame yapfuye kera, batinze kwikura muri kino kibazo, none bikomeje kubagora. Ko Kabarebe guhera ku itariki 6 na tariki hagati y'itariki 6 n'itariki 8, we yarababwiye ati nyaboneka mureke dutangaze ibyo uyu mugabo uko byarangiye, twubahiriza amategeko, turebe ko ibintu byagenda, niba ari n'udushyiraho tunamutangaze azakomezanye n'aya masezerano. Biravugwa ko rero ibi bintu bitigeze bishimisha uwitwa Tito Rutaremara, cya gisaza ari nacyo nyiri FPR, ndetse n'uriya mudamu Jeannette Kagome. Biravuga ko bitabaguye neza igisaha rwose. Uriya mugabo ntuze Mbeba y'inzungu Kabarebe akaba ashobora kuba ari mu kaga gakomeye cyane, kubera ko aya makuru ngewe nshobora kuyahamya ku kigero cya 60%, ku kigero cya 60%, kubera ko hari impamvu atagaragaye nyuma kirage. Kuko mwibuke mwiriya nama we yitandukanyije na M23, ariko ntabwo twigeze tubona Kabarebe. Twabonye ibyo Kabarebe yavugiye mu Bugande, ariko ntabwo twigeze tubona statement ya leta ya nyayo, itangazo rya leta ryanditse rivuga ati bya binama by'abaminisitiri bikunze kuba bakavuga ngo twikuye ngo muri ibi biryango. Ntabwo twigeze tubona ya nama ya guverinoma yateranye ibyemeza ivuga ati nibyo koko twitandukanyije n'uyu mutwe w'iterabwoba wa M23. Oya, no kuvuga ko Kabarebe yarari muri plaziwe, hari ibyo yararimo gutegura mu by'ukuri. Ukurikije ibyabereye i Bugande n'ibyaje gukurikiraho nyuma yaho, bikaba bivugwa yuko rwose Mbeba y'inzungu ashobora kuba ari mu kaga gakomeye cyane. Wenda kuba tubitangaje ashobora kugaragara kuko twavugirije induru, barabicanyi bananga bakagaragara, n'abandi bicanyi bose hari igihe tujya guca tukabatabariza bikarangira babaye bazima. Uretse uriya mukuru arindagira niwe byanze burundu, kubera ko yarinze apfa nyine ari igifobagane. Ntabwo twize tumenye, bamwishe fast, ntabwo yigeze bamuhereza akanya ko kubura ho gatoya. Ubwo rero Mbeba y'inzungu rero nuko bihagaze. Ubwo na mu mubare mu bantu bari kuburirwa irengero, bo mutangira gutekereza arimo kuburirwa irengero, mutangire mu mubarire iminsi. Uyu ntuze Mbeba y'inzungu mukunze kwita Kabarebe, mutangire mu mubarire iminsi, nawe ibyo bishobora kuba atari sawa cyane, aho ibintu bimugejeje, kuko hagati mu nda y'ingoma baramushinja kugerageza gutera kudeta. Uyu Kagome rero, uyu wa maske, kuko uwa nyawe Kagome originali yapfuye 2020, ari naho Idamange afungiye. Idamange ntabwo afungiye baringa abanyarwandakazi. Idamange hari impamvu yabitangaje, kandi iyo mpamvu irazwi.
nubwo itazayivugira nubwo nanjye hari nyifiteho amakuru aho yabimenyeye naho byabereye rwose. Igihe nikigera natwe tuzabitangaho amakuru, ariko nyir'ubwite n'ugomba kuzabyivugira. Uyu rero Kagome wa masike yumvise ko amasezerano ageze, igihe cyo kujya gusinya bigeze, kandi byanze bikunze, kandi agomba kujya gusinyira kwa sebuja, kuko sebuja n'ugomba kumukura ku butegetsi. Yahise ko aremba, yahise ko yirwarishwa neza neza, biranga no kubyuka biranga. Amakuru nyine akomeza kutubwira yuko ari mu Budage koko. Amakuru akomeza kutubwira ko ari mu Budage, ariko aba babivuga mureba barimo, bano barimo kubivuga muri no minsi, muri aba bishyushyemo cyane, murebe abari bo. Nkababwira abanyarwanda rero ati nyaboneka nitugwe muri uyu mutego w'aba bantu b'abavantara. Iyi ndirimbo yo bavuga ati ngo abantu ngo baturutse Bugande, ngo n'abantu baturutse ngo mu Burundi, ngo benda kwicana ngo kubera ngo ubutegetsi. Iyi ndirimbo tumaze imyaka ingana iki tuyumva. Iyi ndirimbo ngemaje kuyirambirwa, numva bagashakisha izindi mpamvu bazana, ariko apana ibintu byo baba batubwira ngo ab'Ubugande ngo banguga ab'Ubugande ngo n'abibunaga ngo ntago ari ibintu gishobora gutinyuka ngo mbisubiremo. Inkotanyi ni inkotanyi, kabone niyita ko iri muri opposition, ni inkotanyi, ni inyenzi, ntabwo yigeze iva mu nkotanyi, iracyari muri urwo rugo. Niyita kiri muri opposition ubwo rero ntimubone babishyushyemo cyane, bagize murebo abo bantu abari ibi ngibi ibi barimo kuvuga none twe hashize imyaka ingana iki twebwe tubivuga, imyaka myinshi cyane. Nuko kajya babeshya ngo twebwe ngo twigererayo, ngo oya mwigererayo se kuki Sidamange yabatanze kumenya amakuru? Kuki Damange yabatanze kumenya amakuru? Byagenze bite ngo Padiri Thomas Nahimana avumbure yuko ari Padiri Bideri wiyambitse isura ya Kagame, ari kumwe n'uriya mugabo ngo wari ukuriye niba ari niyo Européenne w'umubirigi, bari kumwe ku rwibutso. Uriya mugabo wari uyoboye niyo Européenne yavuze yuko agiye kurega Padiri Thomas Nahimana yuko ngo yasebeje Kagame. Ikirego kiratangwa. Byagenze bite ngo icyo kirego uriya mugabo uyoboye niyo Européenne ufite imbaraga zingana gutyo, byaje kugenda bite kugira ngo icyo kirego yongere agikuremo, akigire imfabusa, ntigikomeze ngo kijye imbere baca kurega Padiri Thomas Nahimana yuko arimo kuvuga ko Kagame yapfuye. None iyi saha nibwo murimo kutubwira ngo umuntu ngo yarwaye, ngo indege zagiye mu Budage, ngo indege zagiye he? No, Kagame yapfuye kera. Ibi ngibi inkotanyi zirimo zo muri RNC n'ibindi n'abandi bose bahuje iyo myumvire n'ibiki, ni ukugira barebe ko habaho, ni ukugira barebe yuko bashobora gusimburana ku butegetsi, kuko barebe ko iyo nkotanyi, iyo FPR inkotanyi ishobora kongera gukomeza indi myaka 30 iri imbere, ishobora gukomeza imyaka 30 iri imbere, kubera ko turabizi neza hari abantu benshi cyane, aba bose bari muri opposition barabizi iki kintu cyitwa Kagome nikiramuka kivuye ku butegetsi, cyangwa se FPR inkotanyi iramuka ivuye ku butegetsi, ni inkiko zatazibakurikira. Ni inkiko. Kayumba Nyamwasa n'umwicanyi wa undi benshi cyane ba Rutayomba, nta muntu n'umwe wabaye mu nkotanyi udafite akantu k'amaraso mu biganza bye. Ntibishoboka, nta muntu n'umwe wabaye mu nkotanyi udafite amaraso y'abanyarwanda mu biganza bye. Bagomba gukora ibishoboka byose muri no minsi rero, bari no kubona yuko ubutegetsi bwabo buri no kurindemuka byarangiye, bakadushyushya bakatubwira yuko nyine Kagame byarangiye, ko aribo bagomba kumenya amakuru, ngo ugomba kubidutangariza ngo nuriya ngo Marara, ngo ugomba kuzotangariza ko Kagame yapfuye ngo tukabyemera. Ntabwo ariko bigomba kugenda. Iyi si ahigeze ntabwo amakuru akimenwa n'umuntu umwe. Umuntu arashimutwa mu minota 30 isi yose ikaba yabimenya. Mu myaka yatambutse ntabwo ariko byagendaga. Uvuga ijambo rimwe twese tukagiciro tukarikiritika. Isi ya kera si yo y'ubu ngubu, nta muntu wakamara ugihari wo kuvuga ngo ugiye ngo ndibona ngo namenye aya makuru. No. Ibyo ngibyo nta bigihari. Kagame yapfuye kera. Ibi ngibi barimo ni ikinamico yo kuraba buryo ki FPR inkotanyi nyuma FPR inkotanyi yakikura muri kino kibazo cy'urupfu rwa Kagame rwabayeho kera, noneho bakomeze bagere gute, bakomeze batuyoboreshe cya gitugu cyabo, cyo kudusenyera, cya gitugu cyabo cyo kutwangaza, cya gitugu cyabo cyo gusahura
cyo gusahura abanyarwanda, cyo kutubuza gukora imirimo yacu isanzwe, ni ukugira ngo batubuze uburenganzira bwacu. Kuko barabizi neza niba baramuka bavuye ku butegetsi tugomba kubibabaza. Igihe cyose icyitwa FPR Inkotanyi cyaba kiri kuyobora, aba bantu bose ari abari muri RNC, ari abari muri FPR, ari abandi bose bihishe babaye mu Nkotanyi, mu byo bihishemo byose bagomba kuzagira gute, bagomba kuzagezwa imbere y'ubutabera. Ubwo bwoba rero ukabona nyine n'abanyarwanda ngo barabizeye ngo nabo bazi amakuru. Ntabwo nabo bazi amakuru, kuko aya makuru barimo kuvuga hashize imyaka irenga 5 aya makuru tuyatangaza. Ubwo rero ntimushukwe, uriya rero wiyita David Kagame wihwerejwe ngo uryamye mu Budage, ibyo ngibyo ntibitureba. Icyo tuzi cyo nuko Kagame yapfuye kera. Ikindi barimo, ikindi cya kabiri tuzi ni ukugira ngo FPR Inkotanyi ikomeze iyobore, nimara gukomeza kuyobora bya byaha bakoze, jenoside, bya byaha bakoze muri Kongo bakomeze babizinzike, no kujya gusinya amasezerano barebe uburyo ki bashobora kubihurizamo ntihagire ikiba. Nuko rero tuducane ku maso, nitwumve ngo Jeannette Kagame ngo i Burundi, ngo sinzi ngo kanaka ngo i Bugande ngo bagiye kwicana, ngo bagiye kumarana, kare nta bihari. Gusa Kabarebe byabayeho koko ku itariki ya 6 kugeza ku itariki ya 8 yarababwiye ati iki kibazo cy'umurambo turebe uburyo cyitwakikura mu nzira, ariko abayobowe na Tito Rutaremara ntibigeze babyumva, ndetse n'umugore w'umurambo yakwigendera Jeannette Kagame. Nuko rero abanyarwanda n'abanyarwandakazi twitegure kurwana intambara, twitegure kurwana intambara. Abanyarwanda, rubanda rugufi, by'umwihariko abanyarwanda twari imbere mu gihugu, cyangwa se abari imbere mu gihugu muri 90, nyabuneka twitegure kurwana intambara, twitegure kurwana intambara ikomeye cyane, kubera ko nitutamuka tutarwanya iyi ntambara, FPR Inkotanyi iragaruka yongere twicare ku gakanu. FPR Inkotanyi yongere igaruke itwicare ku gakanu, wenda babihereze hanje, babihereze ngo niba ari iyani, niba ari ivure simbizi, aribo bongera baze bayobore. Cyangwa se ba Kabarebe bawirirwa Gasana baraba bamaje kubajugunya mu ngarani, sinzi ko ari aho bazahera, simbizi. Ibyo ni ibyabo, ariko turwane iyi ntambara kugeza ku wa nyuma. Ntitwongere kumara indi myaka 30 cyangwa se 50 turimo dusenyerwa, abantu barimo bafungirwa ubusa, abantu barimo babuzwa uburenganzira bwabo. Ibi ngibi ntitubyemere. Banyarwanda, duhaguruke turwane iyi ntambara, bake bazasigara bazabeho neza. Mufite ubwoba bwo gupfa? Bake bazasigara bazabeho neza. Kubaka inzu uzi ko bazayisenya bimaze iki? Kubaka inzu uzi ko bazayisenya bimaze iki? Ntacyo bimaze. Kuba wari ugenda ukebaguzwa uzi ngo kanaka ari kunyomeka, cyangwa se ngo arimo aramurikira nshimute, bimaze iki? Kuba mu gihugu cyawe umeze nk'umunyamahanga w'umuvantara, bimaze iki? Duhaguruke dufate ibikoresho tujye ku rugamba, turwane kugira ngo iki cyuho aka kanuze kabonetse, kano kanya kabonetse, ntikaducike. Ibi ngibi rero tubiharire aba specialiste bacu. Umunsi batubwiye ngo duhaguruke, tuzahaguruke ku bwinshi, kandi duhaguruke turwanya aba bantu muri FPR Inkotanyi. Duhaguruke turwanya abantu muri FPR Inkotanyi, tubarwanye twivuye inyuma, kandi intego ari ukubatsinda. Naho nidukomeza gutya, ngo sinzi ngo Marara yavuze, ngo sinzi kanaka yavuze, ngo nuko ngo yabaye mu Nkotanyi abantu bakiruka nta makuru baturusha, nta namwe habe na makeya, ne bakabashuke byose. Gusinzi ngo kanaka ngarakomeye, ngo kuba rero wabitangaje ikintu gifite agaciro. Reka icyo ngicyo gihaye 0.00000 kwijana. Nta bya kanaka yavuze ngo nuko ngo rero bavuze ngo umuntu ukomeye ngo tubihereza agaciro. Wapi? Mu gihe bitari mu nyungu za rubanda, nta gaciro tugomba kubihereza, Ubwo rero hamagara abanyarwanda nkabwira ati umunsi urwego rwa tekinike dushinzwe kureba bizagenda bite, turwane gute, tuzahaguruka ryari, rwatubwiye ati twahagurutse, twagiye. Iyo ni guverinoma ya Grex, ni uguhaguruka niyo nka n'umwana w'uruhinja, tukabyuka tukajya kurwana urugamba. Kuko ntago dushobora kugira amahirwe yo gukira uyu murambo wa Kagame, niyarangiza haza undi muntu nawe usa nawe yongera aza duhondagura udufuni indi myaka 50, natwe dukomeze twemere uburenganzira bwawe
uburenganzira bwawe ni uburwanira mbere na mbere, ntabwo ari undi muntu uzuvuga ngo oya, uraburwanira, bakureba bakakubaha. Nuko biba bigomba kugenda. Ubwo nanabwiraga abanyarwanda bari imbere mu gihugu mbere y'uko inkotanyi zitera muri 90. Ubwo rero twese twishyire hamwe tuzaharwane kugeza ku wa nyuma. Tugomba kurwana kugeza ku wa nyuma. Ntabwo dukeneye akandi gahiri n'agahinda kazaza kudutimbagura, dukomeze tubeho nk'imfubyi gutyo gusa, ntibishoboka. Iri rangira ry'inkotanyi rero ibintu biratangaje kuko hari nk'ikintu mba numva nkumva kirambabaje. Ibaze ko hari abanyarwanda bakirukanka ngo bari kujya mu binama bya diaspora. Abanyarwanda bari kwirukanka ngo bagiye mu binama bya diaspora kweli, abantu b'abagabo, kandi abo ngabo ngo baba barahunze izo nkotanyi, aho muri mufite amakarita y'ubuhungiro, mwarangiza ngo mujye mu nama ya diaspora. Skibaza abantu barwaye mu mutwe cyangwa nanga y'inkotanyi zigeze mu irindimuka ryazo ryavuye ku butegetsi byarangiye, muracyari kwirukanka muri ibintu bya diaspora kweli? Bantu mukitabira ibyo bintu bya diaspora, kambabwira ati nimwigaye kandi ku munsi rwose njye no bati ngo ku munsi w'imbwa muzambara ikoti, kandi koko niko bizagenda. Ku munsi w'imbwa muzambara ikoti, aho ugira mu birababaje kabisa, sinzi uko ushobora kubivuga, ariko ubwo ngubwo aho muri hose ukabuze ko ukitabira ibintu binama bya diaspora, woweho rwose byarakurangiranye kabisa. Sinzi ibyo uko bizarangira. Nuko rero dusemukire mu ntambara. Intambara zaraye zibaye zikomeye cyane, aho Wazalendo bakomeze gukubita ahababaza umutwe w'iterabwoba wa RDF M23 hano muri Kabare. Iyi Kabare yaraye yigaruriwe na Wazalendo 100%, ndetse biriya bice byose bya za Nyangezi nababwiye yuko hari operasiyo ikomeye cyane ya Wazalendo irimo gukorayo ibitero biremereye. Bikaba bisa nkaho umujyi wa Bukavu wamaze kuzengurukwa isaha n'isaha. Iyi Bukavu bari buze gukuramo izi nkotanyi. Bukavu izi nkotanyi RDF umutwe w'iterabwoba bari buze kuzikuramo bidatinze, kubera ko imijyi yose ikikije Bukavu yose yamaze kwigarurirwa na Wazalendo. Ubwo rero ni ibintu byiza cyane kandi bishimishije. Uku kwezi kwa gatandatu, ukwezi kwa karindwi, ukwezi kwa munani ni ukwezi kw'intsinzi. Ni ukwezi kw'intsinzi, kandi mbwire za nzego za tekinike nyine nabwiraga ziriyumva, nyamuneka niba bishoboka mutugirire fasa kabisa, turwa n'uru rugamba, abazapfa bazapfe, abazasigara bazaba amahoro kurusha kubaho mu gasuzuguro. Uwemerewe kubona akazi n'uyu nguyu, utakemerewe n'uyu nguyu, wagize gute n'uyu nguyu, wapi. Ibyo ngibyo tubishyireho iherezo, tugire uburenganzira bungana mu gihugu cyacu. Ubwo rero ibijyanye n'intambara ziri kubera muri Sud Kivu no muri Nord Kivu, Kavumu naho habaye gukozanyaho, Warikare, Rucuru, aho hose ntabwo byari byoroshye, ariko ibijyanye n'izi ntambara nzabigarukaho ku buryo burambuye ku munsi w'ejo. Dukomeze turebe rero, nzabigarukaho ku buryo burambuye ku munsi w'ejo, dukomeze turebe izindi ngingo zitandukanye. Costa Mutamba, kesi ya Costa Mutamba ikomeje kugorana. Ubu bamutegetse yuko atemerewe kurenga umujyi wa Kinshasa, kubera ko inzego z'iperereza zirimo kumukoraho akazi. Costa Mutamba muramuzi, nguyu yari minisitiri w'ubutabera, azwi cyane kuri kesi y'abakuruna, ubwo arimwe abasoza kabisa ajya kubica, abakatira imanza zo gupfa. Ubwo rero nawe tayari rwamugezeho. Ubwo reka turebe inzego z'iperereza zatangaza iki. Icyaha nikimuhama azatakwa yamburwa ububasha, ahita akakurikiranwa n'inkiko. Kongo ya kera siyo y'ubu. Ya Kongo wari uzi ngo ndahereza ngo umusirikare igiceri cy'ijana nkitambukira, oya siyo y'ubu ngubu rwose. Ubu bintu byarahindutse. Ari nacyo kintu ubutegetsi bw'i Kigali batamenye. Kongo ya kera siyo y'ubu, byarahindutse. Si ubutegetsi bwa Kigali gusa butamenye ko Kongo yahindutse. Kongo yabonye ba nyirayo. N'abakongomani ubwabo ntabwo barabivumbura ko Kongo yabonye ba nyirayo. Ntabwo barabivumbura. Kuko sinumva ko umuntu Costa Mutamba ari gukora ereri nk'iriya, ariko dutegereze icyo iperereza rizamuhamya, nicyo tuzashingiraho natwe tumujaginga.
byagenda bite? Nta kundi. Delegation yari yoherejwe na Katumbi ndetse n'icyitwa Senko, murakizi cy'amadini, Katumbi ndetse n'uriya Kanamberere mukunze kwita Kabila, ngo bari bagiye muri USA kwitambika diru ya hagati ya Tshisekedi, ya leta ya Tshisekedi ndetse na Perezida Donald Trump. Perezida Donald Trump yavuze yuko azakira gusa delegation yoherejwe na leta ya Kinshasa, abandi bose baza ku ruhande ntago bateze guhura n'ubutegetsi bwa Kongo, n'ubutegetsi bwa Amerika. Delegation ya Katumbi rero n'iya Kabila na Senko tayari byaguye mu mazi, ntacyo bishobora kubamarira, nta kundi byagenda n'ibihangane, kubera ko nyine nabibabwiye Kongo ya kera siyo y'ubu. Ubwo ubutegetsi bwa Trump bwavuze yuko ubuntu bw'ubudelegation bwa hato na hato bwaje ngo mwe buretse gutya na gutya tubanze twumvikane. Oya, ubutegetsi bwa Kinshasa bwababwiye ati no ntibishoboka, mwebwe muvuge muvuye ahangaha, nzakira delegation yaje mu izina rya leta ya Kongo, indi iyo ariyo yose yindi yo ku ruhande sinzigera nyakira na rimwe. Mwicare hasi mukubita amavi hasi mwabagabo mwe, ibyanyu byararangiye bitari ibyo ngibyo, isi mu misiri imbere irabatoragura kandi irabavugiriza induru nkabihehe. Hari umusore witwa Floribert Bwana Chui. Floribert Bwana Chui, uyu nguyu yishwe n'inkotanyi muri 2007 afite imyaka 26. Uyu musore akaba yarishwe azira yuko yanze kwakira ruswa yararimo guhabwa n'inkotanyi, kubera ko ngira ngo yakoraga hariya ku mupaka wa Goma na Rubavu. Uyo yanze ruswa y'inkotanyi kubera ko ibicuruzwa inkotanyi zari zizanye muri Kongo byari bihumanye. Murabizi neza ko leta ituyobora ikiranga n'utuzi twamunyuza, n'ukwica no gushimuta, utuzi twamunyuza nitwo tubaranga. Ubwo rero bagize gutya bazana ibiryo bihumanye birozwe bije kwica abakongomani. Uyu musore witwa Floribert Bwana Chui yanga ko byinjira, bamuha ruswa arabyanga, inkotanyi zasiko zimukubita amasasu mu gatuza ziramwica. Zimaze kumwica nta kundi byari kugenda, uyu munsi yabaye umuhire. Ntabwo ari uyu munsi, ku munsi waje ku cyumweru i Vatican yabaye umuhire, haba habura gato ngo ubu mutagatifu, niko bivugwa muri Kiliziya Gatolika. Iyo ni imyemerere ya Kiliziya Gatolika sinayivangamo. Ubwo rero nawe ariko n'igikorwa cyiza wari umuntu nk'uyu nguyu yibukwa, bakaba baza ati kuri iyi tariki tuzibuka kanaka, ni ibintu byiza kandi n'iby'agaciro. Ari nacyo mbwira abantu, ntabwo ati korera rubanda, korera igihugu, jya mu nzira y'ukuri, ntabwo uzibagirana. Ubu uko ba Hitler babayeho na ba Mussolini, mujya mubona hari umunsi wabitiriwe, ariko murebe ba Mandela muri Afurika y'Epfo, murebe ba Nyerere, murebe bariya bayoboye ibihugu bya Mozambique, ba Kwame Nkrumah. Muri Afurika tugira umunsi dufata tukabibuka bose, tukabiyambaza. Uwakoze ikibi rero, ikibi mujyana mu kuzimu nyaboneka, nta muntu uzakwibukira ku kibi, iteka ryose rwana ku ruhande rw'ukuri. Babwira ati no byo bimbwira n'abantu ati muve mu ibyo bintu by'inkotanyi nyaboneka, by'umwihariko intore, murebe yuko zirimo kurangira, nk'abo bantu bari hanze y'igihugu bakijya mu bintu bya ambasade, ibintu by'ububuga biri aho ngaho. Babwira ati mwebweho mufite ibibazo bikomeye cyane. Nuko rero b'abakaridinari bo muri Kongo bibumbiye mu cyitwa Senko. Amakuru dufite ngo Tshisekedi buriya ngo yigeze abahereza miliyoni 40. Ngo Tshisekedi yabahaye miliyoni 40 z'amadolari ya Amerika. Murumva ayo mafaranga uburyo angana? Izo miliyoni 40 z'amadolari ya Amerika yazihaye abakaridinari cyangwa se Senko, kugira ngo barebe ko bavugurura ibikorwa bya Kiliziya Gatolika, amashuri, amavuriro. Kiliziya Gatolika amaze kugira ibintu bw'ubukorwa. Ubwo rero baje kubakorera audit, basanga muri izo miliyoni 40 miliyoni zakoze akazi ku buryo bugaragara ni miliyoni 25, izindi zose zaguye mu mazi. Izindi zose karidinari yazipakiye igifu cyiwe, yirirwa zizerera amagi Kigali ajya kuzana utuzi ko kuroga Tshisekedi, ajya kuzana uburozi n'ishinge byo gutera Tshisekedi kugira ngo abashe gupfa. Tshisekedi cyo atamenye nuko aya mafaranga ariyo bakoresha bamugambanira. Urumva rero birababaje cyane, abantu bitwa yuko ngo ari abantu bihaye Imana, bahombye kuba bakora mu nyungu za rubanda.
bakaba bakora mu buryo bwa shitani. Ni ibintu bibabaje cyane. Ubundi muri Bibiliya hari bavuga ngo shyuha cyangwa se ukonje, wiba akazi uyazi, wiba uri karidinali cyangwa se uri pasiteri cyangwa se uri shehe, nurangiza ukora ibikorwa by'ubushitani, byanze bikunze uzarugereta, bizakugaruka. Niba ushaka kuba mubi ba mubi, niba ushaka kuba mwiza ba mwiza, niba ushaka kuba pasiteri kurikiza iyo migenzo wa pasiteri, niba ushaka ntabwo ushobora kuba karidinali n'umurozi ngo bikunde. Byanze bikunze inkoni izagukubita, ni ukuri kw'Imana ntuzamenya iturutse. Nuko rero aba bakaridinali birirwa batuvuza hinduru, rero birirwa basakuriza Tshisekedi, dore ngaba yabahaye miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika, 25 zakoze akazi mu buryo bugaragara, nabwo harimo amanyanga. 15 Karidinali Abongo yazipakiye igifu kiwe, ntimubona kuri iriya ndingana kuriya buriya irimo miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika. Intambara rero ya Israel ndetse na Iran, iyi ntambara ya Israel na Iran nyaboneka, iyi ntambara nituyireba tujye tuvuga yuko ni intambara ya Amerika ndetse na Iran. Kuri njyewe nkabona yuko Amerika irimo gutsindwa. Amerika irimo gutsindwa kubera ko mbishingiye kuri uyu wahoze ari Former Israel Premier Minister, uyu yitwa Naftali yahamagariye abaturage ba Iran gukora imyigaragambyo. Yahamagariye abaturage ba Iran gukora imyigaragambyo ngo aka niko kanya ko kugira ngo babashe kwikura mu ngoma y'igitugu ngo ya Iran, ngo bahindure ibitegekere, uroni bahaguruke barwanire uburenganzira bwabo. Niba rero Israel cyangwa se Amerika bagezeho bifashisha Former Premier Minister Naftali kugira ngo ahamagare abaturage b'ikindi gihugu gukora imyigaragambyo, kuko intambara yabananiye. Israel ntabwo ikora gutya, iragukubita kugeza umanitse amaboko, kugeza wemeye ibiganiro, kugeza wemeye ibyo bagusaba. Niba rero batangiye guhamagara abaturage ati nyaboneka nimwigaragambye, imbaraga zabarangiranye kandi koko ntazo babona, kubera ko iki gihugu cya Iran uburyo cyubakitse mu buryo buri militeri, mu buryo bwa gisirikare. Buri mugabo wese uvuka mu kiriya gihugu ni special force. Nta muntu uri kamara mu kiriya gihugu. Wicumwe hakaza abandi nka 20 nabo bafite za mbaraga nka zazindi. Kandi Iran ni igihugu kinini ugereranyije na Israel. Israel ni akadomo kubiri Iran rero yagashyirwa ku ikarita n'ibintu byoroshye cyane. Murabona uburyo kiyamaje imijyi itandukanye, bamaje kuyikubita byarangiye, za Tel Aviv n'indi mijyi itandukanye. Ntabwo rero Israel izatsinda iyi ntambara. Mu kiganiro gitambutse nababwiye ati Israel cyangwa se Amerika kuri iyi nshuro bibeshye ku mwanzi. Kuri iyi nshuro bibeshye ku mwanzi ngo bizeye biriya bintu byabo bya Mossad, kandi biriya bintu byabo bya Mossad nta bushobozi. Iyo Amerika itabahaye amafaranga nta bushobozi bigira. Ngira ngo muretse kubona yuko Netanyahu ni kwa gatandatu, ni ku cyumweru, arizo guhamagara ibihugu byose byo muri Pentagone ngo nibabahereze ubufasha bw'amafaranga, uburyo muri finance, kugira ngo bashe gukomeza iriya ntambara. Israel ni igihugu gifashwe na Amerika. Nubwo bigira biriya bintu byose, ariko n'abakene n'abatindi bariya rwose nta kintu bariho, mu gihe Iran ni igihugu kinini gifite peteroli, gira ngo kiri mu bihugu 10 ku isi bicukura peteroli ihagije kandi nziza. Urumva rero igihugu roka kira cy'ubutayu guhangara igihugu kingana kuriya, gifite abaturage bangana kuriya. Rero mpamvu mu ntangiriro z'ikiganiro nababwiye ati ni nk'uko Kongo yaterura, ni nk'igihe Kongo izaba yatangiye kurasa mu Rwanda. Kabone niyo Kongo yakoresha abaturage bayo gusa, ntabwo dushobora kubatsinda. Niyo Kongo yakoresha abaturage ntabwo dushobora ntibishoboka. Kabone niyo baza barwanisha amabuye n'inkoni n'ibiti bakubita buri wese, ntabwo dushobora kubatsinda. Urumva agaruka nk'aka Israel na Amerika n'abandi b'abanyaburayi babashyigikiye kuri inshuro bibeshye ku mwanzi. Ngira ngo mwabonye ko ngo Trump yanze yuko Israel ngo yica Ayatollah Ali Khamenei, uriya muyobozi w'ikirenga wa Iran, ngo Ayatollah Ali. Trump ngo yanze ko Israel imwica, ariko ibingibi nta mpuhwe zirimo, ahubwo barabizi neza. Baramutse bamwishe icyakurikira Uburayi bwaba umuyonga, Amerika yaba umuyonga, Israel yaba umuyonga. Nuko rero iyi ni intambara yo kugarura ikuzo.
ntabyo kuba ati ngo ndakora ikintu kubera ko Amerika yakivuze, no, ibyo birimo birangira. Ariko umuntu ababwiye ati ziriya nkotanyi zirya ko zivuye gukomba mu nyuza z'abazungu bari mu kaga gakomeye, kuko naho ngaho bakombaga ntabwo bazahabona, ntabwo ari buhabone mu minsi iri imbere, ntabwo bizashoboka. Na mpamvu tugomba guhaguruka tukarwana, kuko burya iyo turwanya inkotanyi ntabwo turwanya inkotanyi nka FPR gusa, turwanya inkotanyi kubera systeme y'abazungu yubatsemo hariya. Systeme yabampatse ibihugu niyo mbi. Umuntu umuyobozi ashobora kuza akayobora imyaka na nyagateke ariko abanira neza abaturage. Kadafi yabaye imyaka ingana iki? Ntabwo nshobora kubigereranya n'uyu mwicanyi witwa Museveni, ariko nibura Museveni umuganda akora ibyo ashaka, nta muganda urira inzara, umuganda arahinga. Murebe uriya Bobi Wine umwopoza we ari mu bantu bafite imodoka zihenze mu Bugande. Urumva iki gisistemu cy'abazungu cyicayemo hariya mu rugwiro, tugomba kukirandura mu bina bwiza. Twagikubitamo misile, twagikubitamo amagerenade, twagikubitamo amabuye, tugomba kukiranduramo burundu kira gisistemu kintuze. Hakabaho abayobozi bakunda abaturage kandi barwanirira ku nyungu z'abaturage. So ubwo rero Irani na za Russia n'Ubushinwa n'Ubuhinde bagiye kugira power ikomeye cyane mu minsi iri imbere. Ibintu bigiye guhinduka, bagiye kugira power ikomeye cyane mu minsi iri imbere, kubera ko ufite imbaraga za gisirikare n'uyobora isi, ufite imbaraga za gisirikare n'uyobora isi, cyangwa se no mu busanzwe ukurusha imbaraga burya ntabwo watinyuka ku muhangaro ko wiboneye. Ushaka kuba umuntu afite imbaraga nawe ufite amafaranga, mugomba kubahana. Urambera bodyguard ngiye kwishyura, kubahana apana kugukorera ibintu by'ubusa. Nkubere bya bindi bya kera by'abanyarwanda byo kwirirwa bahetse umwami, urutugu rwarakugese, ntibahembwa, ntibarya, ntibanywa, ni kwirirwa baheka ngo bariya abantu. Ibyo rero birimo birangira kandi ni byiza aho isi irimo kugana. Tunasengere n'isi nyine muri rusange kugira ngo izi ntambara zidakomeza. Ntabwo intambara ari nziza, intambara irasenya, ariko nanone ushaka amahoro ategura intambara. Nuko rero Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, dusubire ku munsi w'ejo. Mwari kumwe na Valentin, naho Kabare wewe abitswe na ba Mubaraka. Ubwo rero dusubire ku munsi w'ejo. Ndabakunda cyane, mukande subscribe, like, share na commentaire.